Nshuti bakunzi mudukurikira ku muyoboro ijambo rwa cyangwa ijambo rya Imana TV, tubaha ikaze nanone muri wa mwanya wacu mumenyereye w'ijambo ry'Imana, aho tumaze igihe tuvuga ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, amateka yaziranze n'urupfu zapfuye cyangwa se n'iherezo ryazo. Turabashimiye rero, tubaha ikaze mwe mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi nanone tugarutse imbere ya kamera kugira ngo twongere kuganiriza abantu b'Imana ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Duherukana tuvuga ku mateka ya Barutolomayo, uburyo yakoze umurimo n'uko yashoje umurimo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ntumwa ya karindwi y'umwami wacu Yesu Kristo, n'iherezo ryayo, intumwa yitwa Tomasi. Nshuti mudukurikira, mwibazaga kuri Tomasi, amatsiko mufite kuri Toma, intumwa ya Yesu Kristo, niyo tugiye kuvugaho muri uyu mwanya. Tubaha ikaze rero nk'uko bisanzwe. Amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Abasanzwe babana natwe kuri uyu muyoboro turamenyeranye, ariko wowe uhaje bwa mbere, turagira ngo tuguha ikaze kuri uyu muyoboro ijambo rwa, wiyumvemo ikaze. Ahangaha ni ijambo ry'Imana tugeza ku bantu b'Imana muri kino gihe gisa gutya. Turagira ngo tuguhe ikaze rero, kandi wuje bwa mbere tukwifurize umugisha w'Imana. Ukande kuri subscribe cyangwa se wiyandikishe, ukande kukazogera. Komenti zanyu tuba tuzikeneye, twabagiriyeho umugisha, namwe mukatugiraho umugisha, ubutumwa bw'umwami Yesu bukamamara hose. Imana ibishimirwe. Tubaha ikaze rero muri uyu mwanya tugiye kuganira kuri aya mateka y'intumwa y'umwami Yesu yitwa Toma. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge Imana dutangire. Imana turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhane umugisha, n'abene data badukurikiye n'abazadukurikira, kandi umuntu wese azahabwa umugisha muri iri jambo. Aya mateka atume twese dufata icyemezo cyo kuzarangiza urugendo rwacu amahoro, kandi cyo kuba twaba abagabo nyabagabo bo guhamya Yesu. Urakoze ko bishe gusenga kwacu, tubyambaje twizeye izina rya Yesu, amen. Yes, tubaha ikaze rero muri uyu mwanya tuganiraho ku mateka y'intumwa z'umwami Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka ya Toma, intumwa ya karindwi tugiye kuganiraho. Nk'uko twabararikiye kubana natwe muri iki kiganiro, turagira ngo mwese dufatikanye ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cya 6 umurongo wa 15. Igice cya 6 umurongo wa 15. Turagira ngo duhere wenda ku murongo wa 12. Haravuga ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa: Simoni uwo yise Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo, na Yohana, na Filipo, na Barutolomayo, 15, na Matayo, na Toma, na Yakobo mwene Arufayo, na Simoni witwa Zerote, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Iskariyota wahindutse umugambanyi. Imana itugire neza. Dutangiranye iri jambo ry'Imana kugira ngo tubanze turebere hamwe uburyo umwami Yesu yahamagaye ababigishwa. Bibiliya itweretse ko Yesu ageze igihe cyo gutoranya abigishwa, yakesheje ijoro asenga. Twibukiranye ko Kristo Yesu yari Imana, kandi akaba umwana w'Imana, akaba umuntu. Imana itugire neza. Akesha ijoro asenga. Abigishwa bamukurikiraga bari benshi, abantu bari benshi bamukurikira, bakunze inyigisho ze ku manywa na nijoro, ariko biba ngombwa ko afata igihe cyo gusenga kugira ngo abone gutoranya intumwa. Bibiliya itweretse ko yakesheje ijoro asenga ku musozi, asenga Imana,
arangije bukeye ahamagara ba bigishwa bose, amaze kubahamagara atoranyamo intumwa 12, arangije abita intumwa. Imana itugire neza. Imana itoranya ukwayo, twongere tubwire abantu ko Imana igira uburyo itoranyamo kandi ikagira uburyo ihamagaramo. Uburyo ihamagaramo ni uburyo bwayo, kuko umuntu wese imuhamagara ifite ikizamukoresha muri uyu murimo, muri uyu murima w'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo rero Yesu yahamagaye izi ntumwa kubera ko yari azi umurimo azazikoresha zizakora mu gihe azaba ari kumwe nazo, ndetse no mu gihe azaba atakiri kumwe nazo. Umuntu wese rero wahamagawe, nawe Imana yahamagaye, yaguhamagaye izi ikizagukoresha, yaduhamagaye izi ikizadukoresha mu gihe tukiri mu by'ubu bugingo. Ndagira ngo mbwire abantu ngo umuntu wese Imana yamuhamagaye yabigambiriye, ifite impamvu iguhamagaye. Rero shyira mu bikorwa icyo Imana yaguhamagariye. Imana itugire neza. Yahamagaye izi ntumwa rero, twasomye amazina, ariko ndagira ngo ngaruke kuri iyi ntumwa yitwa Toma. Iyi ntumwa yitwa Toma niyo nshaka ko tuvugaho uyu munsi twihuse cyane. Iyi ntumwa yitwa Toma, iri jambo Toma cyangwa Tomasi rifite ibisobanuro, mu rurimi rw'urunyarameya rivuga teoma, hanyuma mu kigiriki rivuga didumo cyangwa didme mu kigiriki, hanyuma mu gifaransa iri jambo Toma, Toma rivuga jimo. Hanyuma mu cyongereza ni twin, bivuze mu kinyarwanda impanga. Imana itugire neza. Hanyuma abahanga hari ibintu batagaragaza neza ku mpanga cyangwa se ku muntu wavukanye na Toma. Bivuze ko iri zina risobanuye ko ari izina rihabwa umwana ufite undi bavukiye igihe kimwe, bavukiye umunsi umwe, bari bari mu nda imwe ari babiri, bakavuka, ari bo bita legimo cyangwa se twins. Hanyuma rero Toma Bibiliya ntiyagaragaje neza undi mwana uvukana nawe, ariko abanyamateka, banditsi, abasesenguzi b'amateka bagaragaje ko ashobora kuba yaravukanaga na mushiki we bita Lizia, ariwe bavukanaga, akaba ariyo mpamvu yiswe Toma. Imana itugire neza. Uyu Toma rero turagira ngo tumuvugeho mu magambo make, ariko tuvuge amateka ye. Uyu Toma nawe yaturukaga i Galilaya, yari n'umurobyi. Abadukurikiye mu biganiro byabanje turibukiranya ko Galilaya, kuri inyanja ya Galilaya, muri iyi ntara ya Galileya, ariho Simoni Petero Yesu yamusanze aroba ari kumwe na Andereya. Hanyuma twibukiranye nanone ko kuri iyi nyanja yahasanze umuntu bita Yakobo ari kumwe na Yohana mwene se, bombi bene Zebedayo. Bo bari abarobyi ariko bafite na kampani ikomeye. Hanyuma rero tugeze kuri uyu witwa Toma, nawe yari umurobyi. Imana itugire neza. Yari umurobyi nawe aturuka i Galilaya. Twibukiranye ijambo twakomeje kugenda tubwira abantu. Yesu ajya kugenda abwira abigishwa avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kunkwamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo ahangaha i Galilaya, Yudaya, i Yerusalemu, i Samariya, aba bigishwa niho benshi yagiye abahamagara. Kongera kugaruka guhamya Yesu rero ntabwo byari korohera umuntu wese. Yesu amaje kugenda, baramukurikiye, yarabahamagaye, baramukurikira. Amaze kugenda kugaruka kongera kuza guhamya rero batarahabwa imbaraga ntibyari bworohe. Ariko turagira ngo tubwire abantu ngo nyuma yo kwakira imbaraga, nyuma yo guhabwa imbaraga za Mwuka Wera, abantu barahamishe, barahamya, basubira iwabo, bavuga ubutumwa. Ikintu gikomera ni ukubwiriza iwanyu, aho wavukiye, aho warerewe, bakuzi amateka. Biragoye kuhabwiriza, ariko iyo uhawe imbaraga ya Mwuka Wera ubasha kuhavuga ubutumwa. Imana itugire neza. Hanyuma rero uyu Toma
azwi nk'umugabo wari umwemerera gato. Mu gihe cyose yamaranye na Yesu ntabwo yapfaga kwemera ibintu byose, ndetse na n'uyu munsi abantu bafata amateka bakavuga ko umuntu utemera, udapfa kwemera ibyo abonye, ugira amakenga yo kutemera vuba, bamugereranya cyangwa se bamwita Toma, cyangwa bakavuga ngo nawe ni nka Toma cyangwa ni Tomasi. Ariko igisobanuro kiri izina Tomasi tubonye ko atari ukutemera, ahubwo ari impanga. Ari umwana wavutse afite undi bavukiye rimwe. Uku kutemera ni imico yamuranze mu gihe yari ari kumwe na Yesu, bituma izina Toma abantu bose bumva ko ari izina ryo kutemera, ryo guhakana, ariko siko bimeze. Imana itugire neza. Cyakora imico yamuranze icyo cyari kirimo. Igihe kimwe yigeze abaza Yesu yigeze yabwira abigishwa, aravuga ati aho njya murahazi, n'inzira murayizi, ni ngombwa ko njya kwa data. Hanyuma Toma rero arangije aramubaza ati, mwigishwa aramubaza, yari Toma, yaramubaje ati twereke data biraba bihagije. Aravuga ati se ubundi inzira twayibwirwa n'iki? Aho ujya ntituhazi, inzira se twayibwirwa n'iki? Twereke data biraba bihagije. Mu yandi magambo Yesu arasubiza aravuga ngo sinababwiye ko umbonye aba abonye data. Ntabwo ari ubwa mbere yari abivuze, ariko Toma ntabwo yari yakabonye uburyo ki umuntu abona Yesu akaba abonye Imana. Nta nubwo yari anazi ngo Yesu uburyo ibyo avuga n'aho ajya n'impamvu z'urugendo yumvaga atazi iyo biva n'iyo bijya. Abantu benshi mu rugendo rero baba bari aho batazi iyo bava, batazi n'iyo bajya. Imana itugire neza. Hari abantu baba bumva ngo turagenda mu ijuru, ariko atazi ngo mbese ijuru riri hehe. Hari ukubwira ngo ijuru ngiri hariya hejuru mu kirere, ngo ijuru ngiri ririya. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu ugenda muri urugendo akwiriye kuba afite amakuru. Toma rero we ntabwo yari yakageze ku rugero rwo kugira amakuru. Abaza Yesu, aramubaza ati iyo ujya cyangwa iyo tujya twahabwirwa n'iki? Inzira se twayibwirwa n'iki? Aravuga ati twereke data wenda biraba bihagije. Imana itugire neza. Usomye Yohana 20:25. Hanyuma nanone tukiri aho ngaho Yesu yaramubwiye ngo sinababwiye ko mbonye ababonye data. Arongera aravuga ati kandi ni ngewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Avuga ati ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Mu yandi magambo inzira yari iri hagati muri bo, inzira yari Yesu, kandi ukuri kwari Kristo, n'ubugingo bwari Yesu. Ariko Toma aravuga ngo twereke data, inzira twayibwirwa n'iki? Imana itugirire neza. Dusomye igice cya 14 cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, umurongo wa 5, hatwereka icyo kiganiro cyagaragazaga ko Toma atapfaga kwizera gutyo. Hanyuma rero hepfo gatoya Yohana 20:25 hatwereka nanone amateka Yesu amaze kuzuka, abonekera abigishwa, abonekera Mariya Magadalena, abonekera. Hanyuma bamaze kujya kumva bavuze ko Yesu yazutse, bazanye amakuru, marayika bamusanze ku gituro, yabahaye amakuru ko yazutse adahari, ababanziriza i Galilaya. Hanyuma rero Toma we aravuga ati no, sinshobora kubyemera, ntabwo nabyemera, ntabwo yazuka. Cyokora nibe koko yazutse, ndabyemezwa nuko mubonye, nkareba na za nkovu ze zo mu kiganza. Imana itugire neza. Afite kirika mbibonye, nkareba za nkovu, nkareba ko ari we koko, nkanamukoraho, nkamukoraho, nkumva ko ari we Yesu. Imana itugire neza. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe ibidasanzwe byaranze Toma. Uyu mugabo bita Toma cyangwa intumwa yitwa Tomasi yabaye umwepiskopi wo mu gihugu cy'Ubuhinde, cyangwa intumwa, apostle, Indian apostle. Ngo yabaye umwapotre wo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ariko wowe udukurikiye ushobora kuba waje ureba titire y'iki kiganiro ivuga ko yubatse inzu y'umwami mu ijuru mu buryo bw'umwuka, bamuhaye ikiraka cyo kuyubaka ku isi, ariko wowe yubaka mu ijuru. Imana itugire neza. Nayo mateka yaranze umugabo wita Tomasi. Amaze kuzura umwuka wera i Yerusalemu, umwuka wera amaje kumanukira intumwa ku munsi wa Pentekote, bose bahabwa umwuka wera, bavuga indimi, barahamya, bahabwa imbaraga, bajya kuvuga ubutumwa. Hanyuma rero uyu nguyu amateka atugaragariza ko ubwo yari yibereye i Yerusalemu,
Yes, twari ku mateka y'uyu mugabo Tomasi ubwo yari yibereye i Yerusalemu yumvishe intumwa z'abanyasiriya. Siriya ni igihugu cyakunze kugira amateka yo gutera igihugu cya Isiraheli cyane. Hanyuma rero yumva inkuru z'abanyasiriya zavugaga ko zishaka umwubatsi kabuhariwe, architect cyangwa se umwarchitect ukomeye cyane, bajyana mu Buhinde kubakira umwami waho witwaga Gondafari. Gondafari yari yaratanze ikiraka mu gihugu cya Siriya. Abanyasiriya rero bajya gushaka uwo muntu uzi kubaka bidasanzwe ngo bamujyane mu Buhinde ajye gufata icyo kiraka. Hanyuma rero uyu Toma aza kumva izo nkuru z'abanyesiriya bashaka uwo mwubatsi kabuhariwe. Hanyuma rero yemera kujyana nabo, yiyemeza ko ari umwubatsi w'umuhanga w'umwarchitect. Hanyuma bamushyira uyu mwami w'Ubuhinde witwa Gondafari. Agezeyo rero ahabwa akazi, ahabwa ikiraka, ahabwa na pura y'inzu y'umwami yagombaga kubaka, barayimuha. Bamaze kuyimuha rero, hanyuma ahindura system. Amafaranga amwe ayubakamo isengero muri iki gihugu cy'Ubuhinde, afashamo abakene, agaburiramo abashonji, yikomereza uwo murimo w'ivugabutumwa. Yari yarabuze uburyo ajyayo kuvuga ubutumwa, abonye iyo nzira agendana n'abo Basiriya. Ajyayo rero bamupresente bwami kwa Gondafari, umwami w'Abahinde. Hanyuma ahabwa icyo kiraka. Imana tugire neza. Ntabwo byoroshye, ariko nagira ngo mbabwire ngo umwuka wera iyo yaje ku muntu ahabwa imbaraga, akabasha gukora ibitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Imana ikamukoresha, agakora umurimo, agahindura byinshi, agakora byinshi muri uyu murimo. Imana ishimwe. Hanyuma rero arangije gufata ubutunzi yahawe, gahunda zose abishyize mu bakene, yubatse insengero, akoze ivugabutumwa, umurimo urakomera hano mu Buhinde. Hanyuma rero igihe kigeze ahamagarwa kumurika inzu yahawe kubaka. Arangije atangariza umwami ko inzu ye yayubatse mu ijuru. Imana tugire neza. None harangije abwira umwami ati rero inzu yawe nayubatse mu ijuru, nawe ukwiriye kwakira umwami Yesu kugira ngo uzabone uko kuba muri iyo nzu. Imana ishimwe. Ikintu sinzi niba muri kucyumva neza. Amwe ati inzu yawe nayubatse mu ijuru, wampaye kubaka kandi nayubatse nk'uko wambwiye. Icyo akora kugira ngo uzabe muri iyo nzu, ukwiriye kwakira umwami Yesu. Imana tugire neza. Hanyuma rero baravuga bati uyu muntu rero, uyu muntu ni mu mujyane. Bahise bamujyana muri gereza, bamuta muri gereza. Maze ubwo bari bategereje kumukanira urumukwiye, akicwa nabi. Murumuna w'uwo mwami twabonye Gondafari, murumuna we witwaga Gadi, ararwara cyane, araremba. Arembye rero ndetse aba nk'upfuye, ajya muri koma. Urumva murumuna w'umwami ni umuntu ukomeye mu gihugu, ararwaye, agiye muri koma, barasura, bararwaza, ibintu biranga. Hanyuma rero ubwo yazanzamukaga kubw'igitangaza cy'Imana, yatekereje abari baraho ineza cyangwa se ibyo yabonye mu gihe yari ari muri koma, mu gihe atari ahari, mu gihe wabonaga umuntu ameze nk'upfuye, ahita atekerereza abantu ibyo avuyemo mu gihe yari ari muri koma, ibyo yari arimo. Hanyuma ababwira ko yajyanywe mu ijuru, maze akabonayo inzu cyangwa ingoro nziza cyane. Inzu y'umwami bayita ingoro y'umwami. Yabonyeyo ingoro nziza cyane yubatswe neza, isa na ya yindi Toma yagombaga kubakira umwami Gondafari. Imana tugire neza. Akaba yabwiwe ko ari ya mukuru we Gondafari. Imana ishimwe. Bahise bamenya ko rero ya ntumwa y'amahoro atari umutekamutwe, ahubwo ko yasohoje amasezerano ye nk'uko ari icyo akora, akazayasohoreza abantu batandukanye n'ahavuzwe n'umwami. Imana tugire neza. Ibyo yasezeranijwe bahita babona koko atari umutekamutwe, yabisohoje. Icyo akora ikinyuranye n'icyo bari bamwitezeho, nuko byasohoreye aho umwami atari yiteze bizasohorera.
inzu yubatswe mu ijuru kandi yategetswe kuyubaka mu isi. Babona ko wa muntu ari umuntu uri mu mwuka w'Imana, ari umuntu urimo Imana nyamana, atari umuntu utera waraza, atari umuntu beshya. Hanyuma murumuna w'umwami amaze gutanga ayo makuru rero baravuga bati burya wa muntu ni umuntu w'Imana. Icyakora ingoro ntiyayubatse ku isi, yayubatse mu ijuru. Ubwo tubonye amakuru, Imana ishimwe. Hanyuma rero uyu mugabo umwami nawe yakira agakiza cyane, yakira agakiza kubwo yari amaze kumenya ko ingore ye yubatswe nubwo itubatswe mu isi, biba igitangaza gikomeye cyane. Hanyuma rero umugabo Toma akomeza gukora umurimo. Amateka atwereka ko uretse nka Yohana na Petero, izi ntumwa za Yesu Kristo, amateka atwereka ko uyu muntu bita Toma yaba ari nk'uwa gatatu muri izi ntumwa wakoze ibintu bidasanzwe, mu mateka y'ivugabutumwa nyuma y'uko bamaje guhabwa imbaraga. Imana tugire neza rero, reka turebe noneho iherezo rya Toma byarangiye gute, Toma byaje kurangira gute. Uyu mugabo bita Toma rero yahereye ubwo yihatira kwigisha no guhindura abami n'abatware bo mu Buhinde, cyane cyane abitwa Ababurahimini. Ababurahimini rero bari abantu bakomoka mu muryango w'abami n'abategetsi bo muri icyo gihe. Bari bafite idini y'abatambyi yitwaga Hinduism. Hanyuma yasengaga inka, ikigirwamana cyitwa inka. Urumva abahindu cyangwa abahinduism basengaga ikigirwamana cyitwa inka. Na n'ubu mu mateka y'Abahinde ibigirwamana baracyabikorera, baracyabisenga. Ariko uyu Toma yihatira kubwiriza aba bantu. Imiryango ikomeye cyane y'ibikingi by'umwami, abantu bakomeye cyane n'abategetsi bo muri icyo gihe bari bafite iri dini rya Ababurahimini. Ubwo ni abantu n'ubwoko bw'abo bantu Ababurahimini babaga bakomoka muri miryango ikomeye. Hanyuma bakagira idini ry'Abahindu, bari Abahinduism, basenga inka. Hanyuma rero abonye igitangaza Imana imukoresheje, hanyuma yihatira rero kubwiriza bene aba bantu, bene ubu bwoko arababwiriza kugira ngo bakire umwami Yesu. Hanyuma aba Ababurahimini babonye ko idini yabo igiye gusenyuka, kuko abantu benshi bari batangiye kuyoboka ubukirisitu, batangiye gukizwa, babonye imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Imana tugire neza. Hanyuma rero Ababurahimini babonye ko Hinduism yabo igiye gusenyuka, igiye gukurwaho, bigira inama yo kumwica. Baravuga bati uyu muntu agiye kudusenyera idini. Imana tugire neza. Hanyuma bamuteragura amabuye, bagiye kumuhiga aho yagiye gusengera ku musozi, bamuteragura amabuye. Hanyuma barangije yituye hasi, bamutera amacumu, baramwica. Imana tugire neza. Ariko yapfuye akoze umurimo, abwirije ubutumwa. Yari apotre wa India cyangwa mu Buhinde. Yari umwaposo rwose wakoze umurimo ukomeye cyane mu Buhinde. Urumva igitangaza yakoze, umwami akakira agakiza n'abandi bantu benshi cyane muri icyo gihe. Idini yabo babona igiye gusenyuka, avuga ati reka tumwice, idini yacu itagomba gusenyuka. Imana tugire neza. Nguku rero uko Toma yapfuye, yishwe gutyo kuri uwo musozi. Kandi uwo musozi yiciweho na bugingo n'ubu bawitiriye Tomasi, kuko kugeza uyu munsi witwa kuri uwo musozi hitwa kuri Saint Thomas cyangwa se Mutagatifu Tomasi. Ukaba uherereye ahitwa Mirapore mu gihugu cy'Ubuhinde. Imana tugire neza. Tubahaye ikaze, turabashimiye mwese rero mwabanye natwe muri iki kiganiro ku mateka yaranze intumwa y'umwami Yesu yitwa Toma, kandi n'urupfu yapfuye tubonye. Imana ishimwe. Bibiliya yaratubwiye ngo urupfu rw'abakunzi b'Uwiteka n'urw'agaciro mu maso ye. Hanyuma kugenda kwa Toma byari byiza mu maso y'Imana. Yaramaje gukora umurimo Imana yamuhamagariye. Mbese nkubaze wowe, icyo Imana yaguhamagariye waba ukizi? Ese waba ukora icyo Imana yaguhamagariye? Imana tugire neza niba ubikora, ariko niba utabikora usuzume neza, urebe icyo Imana yaguhamagariye ari cyo ukora. Icyo Imana igushakaho. Imana yahamagaye abantu benshi kugira ngo bayikorere imirimo itandukanye. Imana ishimwe rero. Urabona ko maje kuzura umwuka wera, bahawe imbaraga bagahamya. Ndetse uyu Toma yakoreshejwe n'Imana imirimo ikomeye
ituma aba bami n'abategetsi bo mu Buhinde bakira umwami Yesu. Imana ishimwe. Haracyakenewe rero abantu bameze nk'aba, haracyakenewe abantu bari mu mwuka w'Imana babasha guhindura abantu, babasha kwereka Imana nyamana abantu, atari ukujijisha, atari uguteka imitwe, babasha kwereka abantu Imana kandi abantu bakabona Imana. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Reka dusenga n'Imana udukurikiye, ariko tukubwire ngo kudukurikira buri munsi, ubonye ibiganiro byacu, niba warakoze subscribe, ibiganiro byacu bikikugeraho, nyamuneka comment zawe turazikeneye, share ukasharinga abandi. Intego y'aya mateka y'intumwa za Yesu Kristo n'iherezo zabo ni ukugira ngo abakristo, abantu bose bagana mu gihugu cyo mu ijuru, bavanemo icyitegererezo cyiza, kandi uyu murimo bawukore bahinda umushyitsi, bamenye ko hari Imana ishyigikira abantu bayo mu murimo, kandi bamenye ko igihe gikwiriye Imana ijya irwanira abantu bayo, naho umuntu yagenda. N'ubundi iherezo ry'umuntu ni ukugenda. Ariko se ugiye usize iki? Ugiye ute? Wakoze iki mu gihe wari uhari? N'uwuhe murimo wakoze? Turashitira abantu mwete, turashishikariza abantu guhamya neza Yesu, guhagarara mu ruhande rwa Kristo, bakamubera abahamya nyabahamya, kuko uko byagenda kose tuzagenda. Ahubwo nimureke dukora icyo Imana yaduhamagariye, bikitwa uyu munsi tugifite umwanya, tugifite uburyo bwose uhawe, ukoreshereze Imana. Imana itugire neza. Ukeneye kuduhamagara, waduhamagara kuri telefone 0782907944. Uyu ni umuyoboro Ijambo Rwa, cyangwa se Ijambo rya Imana TV. Imana duhana umugisha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira n'abantu bawe ijambo ryawe ku mateka yaranze intumwa. Turakwinginze kugira ngo umuntu wese udukurikiye, uzadukurikira, avanemo icyifuzo cyiza cy'urugero rwiza rwo guhagarara ngo ahamye Kristo Yesu neza, kandi igihe gikwiriye umuntu wese akora icyo yahamagariwe, kugira ngo nitugera muri urya bwami, igihe ibitabo bizabumburwa n'igitabo kikabumburwa, hanyuma umuntu wese wanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo, hanyuma abone n'imirimo yanditse muri bya bitabo by'imirimo, umuntu wese azahabwa ingororano. Umuntu wese muhe imbaraga zo gukora icyo wamuhamagariye mu gihe gisa gutya, kandi umuntu wese umuhe ubutwari bwo guhagarara ngo aguhamye uko bikwiriye. Urakoze, uduhana umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.